n'ikibazo cy'igihe za gutangazwa kuki afande Deo avuye muri APR. Abantu babyumve neza mu kuri kwabyo. Afande Deo yahawe APR ayobora yitwa Task Force Division. Yego. Task Force ni umutwe w'ingabo utabara aho rukomeye. Ni ukuvuga ngo ujya gutiza imbaraga indi mitwe y'ingabo isanzwe ihari. Urugero, Special Force bashobora kuba bafite bajya babyita abahungu banjye ngo ni ibiraka. Bakaba bafite nk'ibiraka. Bafite nk'ibintu ishaka nyine gukora nka operations nyine ya gisirikare. Yakenera umusada baba bafitemo abantu muri Task Force bashobora kubafasha. Muri artillery bakeneye abantu babafasha. Muri infantry bakeneye abantu babafasha. Gutyo nyine bo batanga umusada ku yindi mitwe y'ingabo. Yakoreraga hano i Kigali. Yabaga afite umwanya. Yabaga ashobora kuboneka. Umukuru w'igihugu Ahise mu bushishozi bwe aravuga ati reka muhe kuyobora division yo mu majyaruguru. Yego. Ibisanzwe appointment mu gisirikare niko kazi kabo kibanze. Division ya kabiri y'ingabo. Division ya kabiri y'ingabo ikorera mu majyaruguru y'u Rwanda. Ngira ngo ranabizi yuko ubwo duheruka no kwimura radio y'u Rwanda naho mwahuriye naho namusanze abari ku kazi nyine full time. So iki gice kirimo Musanze cyangwa cy'abantu bahoze bita Ruhengeri kera ni gice mu buryo bwa security y'igihugu cy'ingenzi cyane kuko kiduhuza na Uganda kikaduhuza na Congo. Ibiyo ni imipaka ibiri yegereho hantu kurabizi ko hari igice cyo kuri Ruhengeri gikora kuri Congo cyahoze ari Ruhengeri sibyo hakaba n'igikora kuri Uganda right ngira ngo niba ndi kubisobanura neza harari ko hanyuma kikaba n'igice ariko gifite n'imbaraga zikomeye cyane mu bijyanye n'ubukerarugendo umutekano w'abantu baba batemberana umujyi wa kabiri wungirije Kigali abakerarugendo baba bajyayo abantu baba batembererayo business zikorerwayo umutekano nyine ugomba kuba uhari kandi ngabo hari uruhare zibigiramo na security mu karere kwihagaze muri abantu bakuru murabizi byakumvikana nyine ko umuntu yowe ingabo muri icyo gice agomba kuba ahari full time abifitiye umwanya uhagije adafite ibindi binasa no bivanga nabyo. Twebuke ikintu cya mbere yitwa general kuko ari umusirikare. Yego. Umupira nubwo ikipe ari igisirikare ni ikintu kiza kiyongera ku nshingano nyirizina yarahiriye cyangwa yahamagariwe zibanze zo kuyobora igisirikare. So yabuze umwanya pe ngezandana abantu bambwiye ngo afande yabuze umwanya w'ikipe burundu urabura burundu no kubona umwanya wo gusinya ibintu bimwe na bimwe ngo babimusangishaga ibintu bikava i Kigali kuri office yabuze umwanya wo kuza i Kigali bakayimushyira ibyo agomba gusinya kwa approve akabisinyirayo bikagaruka i Kigali kureba match ntazireba nta kibona umwanya donc biramugoye nyine guhuza ako kazi umukuru w'igihugu yamuhaye no kuyobora club. Icyo rero yakoze niki kine uko afite abakoresha asidiye nyine abamenyesha uko ibintu bimeze abwe ati akazi bimeze gutya ndabo nk'abantu nyine bakuru baba bibona nyine ko guhuza izo nshingano byagoranye bati bon birumvikana ko bagomba kugeraho reportinga nabo nyine ku boss hejuru nuko situation imeze nyine Ahise aravuga ati okay murebe ko mwabigenza muri club akomeza ziriya nshingano zindi. So muri club rero ubwo batarabisohora ariko inkuru n'impamo bivuga ko ari deal yarangiye ko ahubwo umusimbura uri kuvugwa cyane ashobora kuba afande Alex kuko afande Alex we ayobora
reserve force hano hirya burya reserve bakorera hano neza hano oya ofisiri hano hafi yo kwa Kiruhura urabona hano kwa Kiruhura ibyo nyura kwa military hano hafi yo kwa Kiruhura hano Kacyiru munsi ya polisi kwa Kiruhura hano hano Kacyiru hano hafi nzi ko ari Minadef kare task force office yabo dore hano kwa Kiruhura hano hafi yo kwa task force reserve force is task force ni reserve force korera hano rero Kacyiru hafi ya polisi munsi gatoya so rero baravuga bati ni uri guhabwa amahirwe menshi kuko yana ya APR hagati ya 2008 na 2013 turamubona ku match kenshi si sezo gusa habe na sezo yashize yari ahari yarabonekaga cyane ari nigezaga ku kibuga abantu batangiye guhwihwiswa bati ari gutegurirwa kugaruka yego inkuru nabonye abafana b'ikipe ya APR nibyo rero nuko bihagaze ubwo itereke muvandimwe ubwo no kuvuga ngo ibindi bivugwa ubwo no kuvuga ngo abayagiye nubwo bitaratangazwa yamaze no kugenda iyo appointment ya Fandarex nayo ikabitara nawe akabataraza ubwo uri muri interime na Fande Mugisha yego SD munyamabanga uriho ubu ngubu Colonel Tad yahoze mu G9 nawe na icyo uri kureba mu profile ari muri APR ari kuzamo ayo mazina avugwa kona ni profile z'abantu abanyamupira ariko ibyo tuvuze bya Fandarex ibyo ntabwo tubikonfirmye ni amakuru avugwa n'amakuru ahari kuko n'umuntu arumaze iminsi anagarukwaho ni afande yabaye mu ikipe ya APR yatwaranye nayo ibikombe bya champion bijya kuri 7 Sekafa Kagame Cup mu byukuri n'umuntu yaherukaga mu mwaka wa 2010 ngewe ikintu cyantunguye n'ukuntu nabonye 2013 mu bintu yego mu bintu nabonye byantunguye n'ukuntu abantu iyo nkuru iramutse ibaye impamo nabonye bagishimira cyane mwibutse bimwe mu bintu by'amateka yigeze gukora ari igitsure gikenewe rero yigeze gutsinda Afande Alex namwe muri media ko muri mora yigeze kumutsinda baramutumira bamutsinze cerebro aragenda arabitaba abareyo abati ni mudutsinze akunda ko yakiranyandura nkiri chairman wa APR ubu bubaye ubwa mbere n'ubwa nyuma Rayon Sport shwa gutsinda APR oya yabivugiye mu nzoga zare bamutumiye yaragiye atumye De Gaulle yamanuye abakinnyi b'abakongomani baragenda bazana abakinnyi b'abarundi bazana abakinnyi bo muri za bariya bacuke bo muri za Zambia na za Malawi yakubisereyo imyaka ine idahumeka nuwe ngo yabaye chairman wa APR imyaka 5 ine yose yanyuma rero nigeze mutsinda nari yakoragaho yari ariko iyo mihigo muri sport nyenda yikunda cyane ni imihigo yagiye ibaho nko na wenda usibye ko icyo gihe korosha muri media ubona abantu babagira oya nicyo ngiye navuze ni muri cyaba gikenewe buriya ngo muri 82 nta bintu byo kumuzanaho brag ku ikipe buriya ngo muri 82 muhane muwe mukubita cyane mubabaza cyane urumva 82 buriya ngo rero yari maze iminsi yarifatiye Kiyovu ariko Muvara na Tindo baje bavuye Bujumbura baravuga bati reyo uzongera gutsinda Kiyovu tutakirimo ngo bayikubisa hafi imyaka 7 mpaka bagiye umure yatongeye gutsinda Kiyovu urumva rero bari imihigo myiza cyane sportif ubwo twavugaga Afande Alex tuvuga ngo niwe uvugwa ko ashobora kuza gukomereza aho Afande Deo yari agereje na makuru ahari ntitwabura kuyavuga ariko nanone Afande Deo agomba gushimirwa icyambere na mbere yari mwiza mu itangazamakuru muri communication yarakomunikaga pe kandi yaba mu buryo we mwarahuzaga ashobora kuba hari uburyo mushakaga mu buryo bumwe akareba ubundi buryo mwahuza ariko amakuru akayatanga akantu ko kuvuga ngo uyu muntu ntabwo akunda APR cyangwa se uwacu bakamwizora ibyo Deo ntabyo yagira akayara ati naci abanyamakuru bose cyane kavuga ati aho kugira ngo mujye kuvuga ibintu fata nimero zanjye ntukenera amakuru uzambaze ndabyoka twigeze kujya muri press conference ya APR tumiramo abanyamakuru irangiye akegera abatangazaje aho ngo twamaze kumubaza avuga ati ari ukuntu umva umuntu avuga ibintu aduta
ukumva arabatisha atari ko njye umpamagaye n'ukuri nayaguha yose nawe ugatangaza amakuru wumva uri fiyeri yo gutangaza atari igihe wumva umuntu umubwira ngo biranavugwa gure ngo ariko sinanabizi wabanje ukambaza tukabigendanamo neza uyu mugabo rero yatwaye ibikombe birimo Rwanda Premier League 2024 2025 Peace Cup muri iyo sezo 2024 2025 ndetse na Heroes Cup ya 2025 igikombe cy'intwari andi marushanwa muri Sekafa Kagame Cup bitabiriye bazanye umwanya wa gatatu inkera y'abahizi bateguye yabaye wa kane mu ma equipe ane aho ntabwo ari ibintu byari byiza CAF Champions League bavuriyemo mu ijonjora rya mbere rero iyi Rwanda Premier League asizape riri ku mwanya wa kabiri mu gihe yaramazeho nahoze mbona witwa Kari Keza ahita naterama icyo bita kuri kalendari tariki 9 z'ukwa 11 2024 kugeza tariki 9 z'ukwa 12 2025 ubwo ngo wari umwaka n'ukwezi kumwe cyane nicyo reka turebe ariko ibintu byo muri ntuza birahindagurika byo muri force kuko na mbere ntuzajya kujyaho Koloneli Richard Karasira ni izina ritavuzwe cyane ariko abantu batungurwa no kuba ari we uhawe kuyobora equipe cyane ko muri APR bwo ntabwo ari amatora ni appointment ni akazi nyine uhabwa ubwo rero nyine twategereza nyine turavuga ibivugwa yakunda ariko nyine abantu benshi bahuriza kuri iki kintu cyo kuba ari hafi cyane ari bugufi rwose ngo uzabona kuri match za APR hari abantu babiri akenshi utari bubure muri nka batatu cyane yego nubwo nka Fande Nyakarundi wenda atari muri match ariko CDS na Fande Alex ntibajya babura kabisa ntibajya babura kandi rega abakunzi ba APR nabo baravuga bati hari uko tuzi ikipe yari ihagaze yaba mu bikombe ariko no hanze ukaba APR ari uburyo hari umusore utatinyuka uhirahira gato kavati kabakaba hari umusore uri muri Amerika wakinnye muri APR nayo uvuga amazina amwe ati ikindi kintu Afande Alex ati buriya muri negociation n'abakinnyi Afande Alex twakundaga ko ari directeur rwose wacaga mu mpande se Afande Alex ngo mwahuraga hano tennis club umukinnyi wacaga mu mpande ukaza bari muri Amerika baciye muri APR Iranza Rio Rushesha Ngoga Rio Hegimana Rio Hegimana ni benshi Ntuza Rio uyu mugabo Serugaba Eric Serugaba mu bantu bagwaye Serugaba ni haba n'abankomezi Amerika yuzuye PR umuntu utanga ibitekerezo n'Urushesha nimugire uwo mumenye ni batanu ngaho ni mu muvugo Rushesha Ngoga ni Rushesha Ngoga urafomboje ntabwo ndemeje okay ngo buriya ngo Afande Alex ngo mu buryo bwa negotiation n'abakinnyi ngo ni umuntu mwiza cyane buriya ni umuntu strict ku bintu byinshi nyine muri character ye no mpamvu n'abafana bamwe ba APR wenda bavuga bati icyo gitsure uko kuntu nyine ari umuntu nyine w'umusirikare nyine kabisa ubona afite icyo kintu nyine cy'igitinyiro cyinshi ewana ngo ni nako buriya negociation n'abakinnyi nta magambo menshi nta bintu byinshi muvugana warazaga ukamusanga hano tennis club uraho neza akagusuhuza karibu ukicara kamwiki bakaguhereza abana banatitira fanati tuganire neza shoje imyaka 2 wakoze neza turifuza kuguha indi 2 ndabashimiye cyane Afande turifuza amafaranga ngahe miliyoni 30 dufite 20 mwamaye 25 Afande niba vuze yego ni yego niba ari oya ni oya wahembwaga 500 urifuza ngahe 700 twaguhaye 600 yego sawa igendere undakinjira niba ari ikintu wamukundira ni umuntu ukunda ibintu biri ku murongo ariko akanyenyeri kawe nakaguhereye igihe wasabye amafaranga sinayaguhaye umusaruro mu kibuga Afande Alex akona mchezo minsi wazirya ntago yemera ibintu by'amafuti ibintu by'amanyanga ibintu byo kuza ngo mu kibuga ngukazana ibintu byo gukina nkutabishaka buriya ngo byanavuzweho gutya mbere ngabwira abandi baza ati niyo mpamvu ngewe nyine tipe ubu ngubu ntayifite niba aba bana babi